izo numvise abantu barimo baravuga ngo Irene ngo nawe ni bogare ngo iki n'iki ngo Irene ni bogare. Nicara hasi mfata ifoto ya Irene, ndeba ifoto ya Irene nanjye ndafata ngenda mu ndeberwamo nanjye ndireba ndeba Irene sha. Nahise mvuga ati abantu bavuga ko Irene ari mwiza bazavuga ko ni mwiza cyane. Nuko natangiye nimundenganye nimunsenkanye ariko maze debe DJ bayo tuba tubaga akasuka ari maranzi. Nungire gushyiraho video. Shyiraho urusura rwawe. Nibwo nyibyuka shumbabaza. Niko tugushaka. Niko tugishaka sheri. Abantu babone noneho uryama guterega abantu bamwara habije. Nose ngiye urabona ntabyutse ariko DJ urabona akabiri kagutegereje. Ngiye kuri live naranavuga ngahita mbona ngo bagabirande. No. Urabona akabiri kagutegereje? Urabona akabiri kagutegereje? Akabiri niko kazagukura mu butinganyishe. Imana imbabarire narebye ko nasabye imbabazi ngo nabazobera gutuka. Aha. Imana imbabarire. Ubu ngubu sheri ibi biboro byose n'ibyawe ndabiguhaye ndabigutegereje ngerega Imana yaranzanye kugira ngo bakorera imiti. I understand. Narengize ngo uravuze ngo Imana yarakuzanye kugira ngo nawe uzane abandi. Kugira ngo mbakore yerega DJ buriya ntugire ko ibi bintu mba ntabumva buriya ndabumva cyane abagabo baragenda bakabura cyaje ikirihe byaraje ambwiye ataraje tuwe gushakisha Brian ndaje mubwire je ko ngenda Brian twaje kugera hano urumva Brian ngo DJ baga ariko se nibwo live gitangira usona no barabaga wabonye ngo nibazane Miki ariko sha wabonye umuntu witwa Regis ukuntu yabaze cya Miki ariko sha biriya bintu sha nagari sawa nyine tu uzi impamvu se mani twese reka nkubwize ukuri kubera ukuntu umuntu aba yaraje nyine akizana ku mbuga nkoranyambaga burangiyewe ntaribi uje ukantuka kuko n'ubundi ni ngibo wakoze amakosa akubura ibyo kuvuga ngo umuntu kuzanamo ngo umubyeyi cyangwa batari ngombwa kuzanamo umubyeyi nyine kumva kuriya nyine pe Regis ku ruhande rwe nawe ndamwumva ko wenda yarababaye ngo wenda ngo Miki yamuvuze akuze kuza kutubwira ngo icyo mama wa Miki afungiye bigende bitebye mama wa Miki bije mad nkuko abivuga ati twajyanye gusura mama wawe ati mama wawe turajyana tujya kumureba kuzugo kuza kuvuga ngo mama wawe ngacuruza ngo bamufungiye gucuruza urumogi na kanyanga yazize urw'abagabo aho birabina ari sawa rwose Regis birumvikana ko umuntu abababaye pe niba Miki mwarakundanye wenda akagera akaguhangara birababaje nyine umuntu arababara biranumvikana ko nanone gukora live ngo harya ngo mama wawe aziriki kuki umuntu ibanga barababikije cyangwa ibanga mama mwaramenye ku muntu ari ryo mugaruka mugashaka kumwicisha no kumubagisha abirana ntacyo mfata nje Miki ofete Regis ikintu cyangwa rwose kuba Regis yamurakarira akamukatira rwose pe kuba yamurakarira akamukatira naribi kuko uwo Miki wenda ngiye ntabwo njya nkurikirana ibintu ajya avuga ntabwo njya mbikurikirana ariko
kuba rwose yaza akavuga ngo mama wa Miki ngo icyo yazize ntuzi ubwo mama wa Miki abijemo gute, ko mama wa Miki atari we bakundanye, ko mama wa Miki atari we wamututse, ko mama wa Miki atari we uri mu bibazo byose, ko mama wa Miki atari we bagiranye ikibazo. Ntabwo njye nibaza kugira ngo mama wa Miki abizemo, nta mpamvu. ufite ikibazo ntabwo ukizi. Morgan reka ngo address usanga aho ndi mbanze ngutsinde muri PlayStation. Ikibazo ntabwo ukizi, ikibazo ni iki ngiki. Miki yasohokanye na Regis, ariko at the same time arimo arasohokana na Regis arimo araswera agapromota. Ibyo bintu warabimenye? Ibyo ngibyo umva sinabibyeyo bakundana. Ibi bintu nibirebire ni nka bya bindi byanyu na bamuyango, reka mbikubwire. Umuntu abyinjizamo nk'ubu ntabwo yabishobora. Ubundi Miki yatangiye kuzajya asohokana na Regis, ku ruhande yari arimo arakora iki, arimo araswera na gapromota. Noneho umunsi umwe ibyo bigahurira hehe na mama we? Nyine biraje nkwereka ukuntu yaje kurakara Regis, naho bituruka. Noneho mu nyuma umunsi umwe agapromota sinzi ahantu yakuye amafaranga, ariko akora ibintu nyine birimo utuntu tw'udukeri ku buryo cya Miki cyahise kishuka. Noneho Miki ahita afata uruhande kuko yabaswiraga bombi at the same time. Cya Miki kita gifata uruhande kirekira aho kuzajya giha Regis. Noneho bibi noneho cyane byiyongeyeho. Agapromota arangije kumva ko noneho basigaye bahawe wenyine, mana bizanamo agasuzuguro ngo mbaza gute. Asuzugura Regis se? Erega ngo bari bafite agafilime bari bagiye gukina, ubwo ngubu Regis bari bafite agafilime bari bagiye gukina, Regis na Miki, urumva? Noneho agapromota abwira Regis, yaramuhamagara amubwira ati Regis ndashaka kubwira ko igituba cyawe ninjye ugifite kandi ngifite 100%, ubu ngubu ka kandi ka 20 wari urimo uratwara nakanje nta nubwo nzongera kukaguha. Aravuga ataya aturabeshya, urumva? Arabwira ati okay nta kibazo. Urumva Regis yakiye kizana mutu tugombwira ati Miki ngo ndagushaka ngo kuri setting ya masango noneho bari akura set z'igisenyi Regis kugira ngo cya Miki kigende igisenyi. Noneho bari igisenyi ngo bari urabona muri igisenyi haba hari heza. Regis yari yapanze nyine icyumba ahantu hasa neza ibiki n'ibiki, avuga ati cyana ningifatira igisenyi ndaza kugikonveka, ntabwo kiza gusubirayo kwa Miki. Afite ijwi rimeze ajwijwira nk'inuza gumwe sorry agavuga jwigira ngo ati ntabwo za gusubirayo kwa nuko agavuga. Abanyarwanda barabizi. Noneho bagigisenyi Miki nande Miki na Regis, ariko Miki barangije urika ko Miki igeze kuvuga ko ngo agapromota ry'ubunyobwa. Ndabyibuka ngo X1 ngo X1 ngo yambwiye ngo se ngo gusigaye usa neza, ngo ndamureba ngo namukura hasi ngo mugeza hejuru ngitambwira ngo hari abana bari ubunyobwa sha. Nukibuka ko kaboro? Ndakibuka. Ako mwagiye muterateranya buyane muri bigoti. Ibi bintu mbikuzaniye muri HD. Ariko se nanone oyangiye byo ndabyumva ibyo bashwana byose, ariko bageze igisenyi buriyani, bageze igisenyi Regis yishuye hoteli yagize iki ewanaga promota bamusize Kigali. Nukuri kw'Imana Regis yarapfukamye aravuga ati ndashaka ituru Mikamureba ko ngubu, kandi last weekend yayimuhaye. Cyamiki kiramureba aringinga uzi ku cyumba atakirayemo na filimo nibayishutinze yahise amubwira ati subirayo, byari birangiye uko ngubu. Dore ntibagarutse noneho bagarutse Miki, ariko Miki nawe arangiye namubaza kuki ko urabona uramungu witwa Regis njye nagomba kubona ashwana n'ubwa mbere nari mubonye yaraka yavuze ngaje gukora aho niho ngiye kugera aho ngaho kubera iki Regis ntabwo ajya sobanura ndamuzi ewana umwana mwiza pe, ariko Regis arangije kugera i Kigali Miki asubira agenda abwira agati namwimye urabona ko akujuje namwimye tweza cyamagara abantu bose, tweza cyamagara Irene uzi ko twageze ari igisenyi nukuri ko bararinginga ndamureba Irene nawe mana Irene
noneho ibintu bikazenguruka bigera kuri Regis bavuga ati wagiye Gisenyi barakwima kanya ko nta kintu ufite kitubwira. Regis umutima ukamujya, Regis akavuga ati baransuzuguye Regis. Noneho niho cyambika noneho cyatangiye kumusuzugura kimwe rege niyo mpamvu kimwita akagirigiri. Ariko akagirigiri ni ikenewe. none se akagirigiri ubundi nagaki ni nakabwa Bambwiye akagirigiri, abarundi bambwiye ngo akagirigiri ngo ni ikirundi. akagirigiri nagaki muri comment akagirigiri nagaki Ariko menya akagirigiri ariko ndibaza akagirigiri ubwo ni akantu kabi kuko Regis karamurakaje. Akagirigiri menya ari kamenya nk'akaboro gatoya gakirigita njye numva muri gikirigita akagirigiri. Akomano wambari none wavuze ngo akagirigiri ngo nakagabo ngo gukirigita ngo bitarumva bya bakirigita mwana ngo girigiri You know. mana ariko tuwajyumba warira None ko byarakaje cyane Regis. ngo akagirigiri ngo nakantu gatoya ngo nakagabo k'amafuti agatwa ngo nakagabo kadashoboye ngo nakagabo k'amafuti. Ewan umwana bamwisa akagirigiri arahaguruka. Ko numvise sari n'andi mikina wavuga ngo ariko rero reka mbwire bano bana bajya bareba abanyamakuru babaza ibibazo ko batabashyira mu mutego batabata Itewe baranzi urugo mbajije mba ndimo ndagutega. oya ariko hari nyine abantu bakubaza bashaka kuguteranya n'undi muntu ariko na Miki nawe Miki se Regis nimba baratandukanye. Wagiye uvuga ko Irene abaza arimo aratega cyane Miki nacyo kigahita kigira cyasa akabwanuka akavuga none se wamuganye nimba baratandukanye na Regis mu by'ukuri ndumva Regis amuvugaho ntago ndumva Regis aza muri bino bintu bya wenda ngo umwe yatutse cyangwa Regis wenda ngari kumwishyura ntago ibyo bintu nigeze mbibona we kubera icyo atamureka nimba uwo Queen ngo warize ninde ngo yarishije Queen niba ari Queen ndi kwibaza ko Queen ari umusheri wa Regis nyine ubu ngubu ariko ndi kwibaza Miki we kubera icyo atamureka Queen ni umusheri wa Regis. Ubu yaje hano nahinze uko Regis arimo aratunganira ibintu bizima iki gisheri cyane cyo arimo aravugira mbese ntabwo kubera icyo atagomba kumuvugira ari bari umusheri we ntabwo afite uburenganzira bwo kumuvugira ku byo nini hari ubwo gushobora gukunda nka sheri hari abasheri nimba Regis atamuvugaho kubera icyo undi agomba kumuvugaho niba yarabonye ko wenda agapromota ari we mugabo mwiza ntiyigumanire na aga bibereho neza bikorera utuntu twabo urukundo. Ahubwo icyo utumva ntabwo icyo utumva ubundi bubi muri iyi filime ni Queen. Hari umuntu wanditse muri comment ibi nambwiye nibyo yigo ndabyibuka ndashaka kubamenyesha ko agapromota na Miki bafite ubukwe. Hari ikibazo se nibabugire nyine batumije tunavandimwe babutaha ariko Regis nawe bamureke na Regis rega azabugira nawe Regis ntago ari umugabo nawe azabukora n'umugore cyangwa n'umutsinda. Noneho hari ikintu cyarakaje Regis hari ukuntu bagiye kuri The Choice Birupita yabatumiye ngo Miki ngo agenda ngo yewe ngo kwifuriza ngo umukunzi we ngo anniversaire nziza ngo iki n'iki bari kuri televiziyo nyine kuri The Choice aha ni kuri Sunday Choice bari kuri televiziyo nyine abantu isi yose ireba and then cyanuza cyiceje gutya cyagapromota cyiceje gutya nyine kibyimbye gutya and then mikagahita agikorakuraho aguma kuri televiziyo aguma agikora kumbura avuga ngo sheri ngo nzakubyarira abana ngo abahungu n'abakobwa akora kumborosha kuri televiziyo mani kuri Choice. Birupita nawe ewana ashiraho mikoro gutya hagati y'intoki nine n'imboro ntaje ndi Regis narakara oya yarakazwa n'ikibi niba batandukanye
erega gukundana bibaho no gutandukana bibaho niba ariko baratandukanye isi yabo babazwa ni kureba umukobwa wakundaga arimo arakora imboro y'undi muntu kuri televiziyo mani national TV sha umva wowe Peter niba ari Peter niba ari ndabyibuka we binyibutsa sha ndabyibuka nawe cyane Regis aravuga ati muzanira agatebe ngiye kwicara ariko Regis nawe ifite umukopine mwiza ariko se rero ibituba biryoha gutandukanye ndakwinginze ndiki noneho kwibaza umwe niba yifite umuntu bakundana n'undi afite undi bakundana byose bigenda noneho hari ukuntu mekino n'isura umubona ukabona ko kiryoshye Gora Regis yari yarambwiye ko Miki wa kera nyina atarabyara ariko nawe amuzara byaye ariko byatanye kera ariko abantu bazi Miki atarabyara bambwiye ngo ewana ati ntabwo yakoraga nta bintu byazagamo ariko abantu barambwiye ngo Miki nyuma aranje kubyara ngo Mikaranyara ese buriya uranyara nanyara nta mwenye sinkora mu bubari se ntabwo uba wanyweye ntuwirirwa mu bubari every day umuntu yirirwa mu bubari se ukuntu barimo barangatira muri komenti ngo Cyaburiyani ngo ntabwo gishaka kubaka erega Cyaburiyani ntabwo kiba cyumva cyabaga ariko rero ukajya kubona iyo kigiye kugererwa ngo hari ubundi abanyamakuru ngo bajye babaza kigakishiriya kitabaga kiri aho ngaho oya ariko sha reka nkubwire reka nukuri umuntu ajya bivuga ntabwo ari byiza nyine wowe hari urabona iyo umuntu ari kuri kamera ntabwo nzi ukuntu bigenda pe ntabwo nzi ukuntu bigenda umuntu uba wagira ngo noneho bamuroze kuri kamera ushiduka ibintu utavuga wowe utari kuri kamera ugashiduka kuri kamera wabivuze Edi mojewe nibereye utawavayo hano tugure Henesi ukumva ugashiduka ibintu utavugaga utavuga kuri kamera kandi noneho n'igihe umuntu nyamakuru akubaza ikintu ashaka kugira ngo nyine uvuge nawe arijya kubaza ushaka ko nawe uvuga noneho akagukorogoshora kugira urakare nawe none wivamo nyine nawe uhita uvuga kandi sha ikintu kibabaza iyo urangije kubivuga nta nubwo bakugirira impuhwe ngo barabikatinga wenda bavuga ati utaza gukotora hanze babirekeramo abapeti bakibibona rero bakabanza bakabitambaza kuri za TikTok bagahita baza bakakubaga ubundi gashobora kuba kabi gashobora kuba karimo kagenda ariko abantu batakitayeho kugera ubwo kagera kwa Dumba bagahita bavuga ati nibyo ni ukuri namwe abanyamakuru numva n'ubundi ndabizi ko nangama muhari mwaje kurikodinga ngo mujye kubona ibyo mupostinga ariko namwe mujye mushyiramo imiyaga mu by'ukuri sibyo urabizi neza yuko hari n'igihe umunyamakuru akubaza ibintu ari kukubeshya kugira ngo gusa ushyuhe umutwe nawe uhita uvuga utukane wigaragaze nabi mana ese ko mperuka Sabe ni inshuti yawe aracyari inshuti yawe ariko Sabe yaragiye mfite amakuru ngo Sabe yaragarutse Sabe ameze neza ariko nta kibazo cy'umufite ari mu gihugu wazamubajije okay ariko Sabe ndabizi ko ameze neza kuba ameze neza byo ameze neza sinzi niba ari mu gihugu cyangwa atari mu gihugu rega Sabe nawe sometimes niyo mpamvu Sabe turumvikana ariko icyo njya mwangira sometimes nanjye sha iyo agiye kubesha abantu nanjye ambeshiramo n'ukuri iyo agiye kubesha abantu nanjye ambeshiraho kandi arabizi nta mwanzi wamutera Sabe nta mwanzi wagutera turutse iwanjye arabikubwiye ibyo ngibyo kandi ubyizere kugeza ubwo nawe pe ubwo se nawe ntabizi nawe arabizi nta mwanzi wamutera turutse iwanjye Yago mwarashwanye twarabonye ni kabwa n'ingwe urumva twara kabwa n'iki kabwa n'ingwe erega imbwa n'ingwe ntabwo wabishyira ahantu hamwe ubwo twarabimenye ibyawe na Yago turabizi nanjye iri niko mwari inshuti mukorana ibiganiro ariko Yago rega nuko ariko akundi nyine abantu baba badahura cyangwa batari n'ahantu hamwe
Nesu abantu ubu tuzashwana kuzageza mu 2030 mu 2030 hari igihe buri hari umwaka uzagera tugacakirana tugakubitana ibibazo bikarangira. umunsi ndawutegereje mana wududu urumva Nago erega reka nkubwire du sibyo abantu ntago nta mumarayika uri hano hanze sibyo kandi abantu gushwana bazashwana kubera yuko nyine niko bigomba kugenda niko ibintu biremye nubwo wenda impamvu wenda twe bimenyekana ni kubera yuko n'ubundi turi kwiyi mihanda ariko n'abandi nabo bari muri comment ushobora gusanga hari abashwana nuko wenda abantu batabimenye ariko nta muntu ushwana umwaka umwe ngashwana ibiri ashwana itatu ashwana ine ashwana itanu ashwana itandatu imyaka 7 8 9 10 Buriyani wari waramenyereye njyewe ari njyewe wifatira uranshwana ukamemukira tukongera tukiyunga ariko Buriyani yago ntabwo muziyunga nitutiyunga se ko nta tuzi namuvomeraga cyangwa tumvomere ubwo nyine tuzarore n'itegeko se. Okay. Irene we mwapfuye iki nawe ujya mbona mutagikora ibiganiro abanyarwandakazi iyo bifu tugomba kuyicukumbura nta kibazo na kimwe mfitanye ntabwo yamenyekanye bifu ya Irene na Buriyani ntiyamenyekanye ndakwiyamye nkwishyuye kure ukazajya ndagifashe oya ntabwo ni izina ry'Imana yo mu ijuru ni mbabwire shu ntabwo nakubeshya ariko Irene nta kibazo na kimwe dufitanye ahubwo wenda ni kwa kundi wenda natwe tuba twaragiye tugafungura YouTube channel tugahita twihereraho tugahita twirebaho tukavuga ngo reka tubanze natwe twubake ibyacu turebe none rero ukanga kujya ukareba ikiganiro none se ngenda ajya gukora ikiganiro kwa Irene n'ubundi ibyo nagomba kuvuga kwa Irene nabivuze kuri YouTube channel yanjye nkunguka iki ngiye ngomba kujya gukora kuri YouTube channel ngabona amafaranga kandi nanjye nakora ko yanjye nkayabona. Reka nkubwire Buriya YouTube channel yawe nicaye hasi urabizi ko ibintu byanjye babirimo imibare uko mbivuga siko mbigenzura ibyanjye mba nicaye nkavuga ese Buriyani agiye gufungura ka YouTube nubwo nari mbizi ko ari ibintu wagombaga gukora cyangwa byakungukira kurusha n'ibyo wajya gukora wagendaga areba bakaguhumbi bwijana bukarangira ubu nabonye usiga bafite za miliyoni 20 Buriyani akorera abanyarwanda Buriyani akorera ibihumbi 7 ku kwezi ntabwo akiri mwene wanyu ndavuga ati none se Irene bumve kubera Irene yangu wicara erega ryo byo bapfuye ubugoro bwose bapfuye none njyewe babo ngabo uri murambwira ngo bamaga 1,100 nta muntu n'umwe wigeze umpaye amafaranga ndi gukubwiza ukuri imbere y'Imana wakweraga ubu yewe ntago erega njyewe ibya YouTube ntago nari mbizi numvaga nyine gusa nyine wareba ukuntu umuntu ari kwinginga ngwino utagenda wenda kabikana mubabaza kuri YouTube bamibikira ukongera ukareba YouTube ukuntu abantu bari kubagana bakabagara nta kinya ngo bari gushaka views nibaza ariko iyi YouTube umva se ngavuga ariko iyi YouTube ibamo ibikira n'ibiki biba kuri YouTube ra kumbe sinkamenye yuko mana yanjye kukweza abapeti bafata amayero bagafata idolari ndavuga ni sawa babi cyane wallahi njyewe igihe navugiye ubu yaba naravugaga nko kuri YouTube channel yanjye mana njye nagomba kuza amafaranga amafite kuntanga nabaje no kugira ngo ari amafaranga nibayatanga ndakubwiye rero Buriyani ndashaka ko abanyarwanda bose bigeze gufata mikoro buri gaswera kanyina katamaye amafaranga kandi bwazaga iwanjye nkabugaburira n'ibyo kurya nkabigwa n'ibiganiro ndumva ndi umukire bingana gute none rero ikintu kiba cyarambabaje mu gutekereza ibya YouTube nta muntu n'umwe wigeze ungira inama nta n'uwigeze ambwira nabo nageragezaga kubwira ngo ngiye gufungura YouTube channel bahitaga bambwira ngo biragoye ngo bisaba kuba ufite umwanya ngo bisaba ngo kuba ngo yewana bakanyumvisha nyine uko iki kintu kigoye atari ikintu napfa guhita nyine nishyiramo ushimire yago niwe yaje aravuga ngo YouTube muze ari amafaranga agahita aseka none rero reka ngutere story buri utazi
urabona ko ngewe ngikorana na Yago kera none ubwo nari naranamenye n'ibya YouTube naranamenye na ina Yago niwe muntu wambwiye arambwiye ati Brian kora YouTube channel ujyuza Jaja icyo gihe akoranaga na Jaja ujyuza Jaja agufatira ikiganiro akikweditingire agushyire kuri YouTube channel yawe ubona amafaranga imbere y'Imana yo mwijuru Yago wenyine mu banyamakuru bose twakoranye ibiganiro Yago niwe wenyine wambwiye gufungura YouTube channel muri icyo gihe ariko mwumva ibintu ari kumbwira ntabwo ndi kubifata neza ngo ibyo bya YouTube nkareba ukuntu yirirwa yicara ari gukoresha abantu ibiganiro nkubona ibyo bintu si ibintu byanjye ntabwo nzabivamo wowe niba ushaka kumenya ko YouTube irimo amafaranga buretse wumve umuntu witwa Kiramani ndabyibuka nari ndyamye arampamagara kuri telefone arambwira ati ariko Brian ubu ko muri ya minsi bari baramwibye YouTube channel ejo bundi mu minsi yashize uri kumva arambwira ati Brian koko ubu uhorana na Tesha ko aratuzi Tesha ibigambo bya Tesha nawe ukuntu mwirirwa mushinika museka we na Tesha ko muhorana vibe ubu wafashe telefone yawe ko bidasaba iki ko ufite iPhone ari ukuyikoresha ugafungura YouTube channel ukazajya ukoresha telefone yawe ukaba waploadinga ukaba ufata ibiceri mane nta nubwo nigeze mbitekerezaho kabiri navuze nariko ibi biro bya YouTube channel birimo ibiki nahise mbwira Tesha nambwira Tesha twiterege ko twabanje gukora ibiganiro tubikoresha telefone yanjye tugashutingisha telefone yewana tukaplodinga man ubwire Tesha ko cya kirundi cyitwa Peri cyambwiye ngo mubwire ko kimukunda cyane ngo bahure cya Peri ngo gikunda Tesha cyane ngo bashaka guhura niba cyabonye kandi Tesha namwe ngo yaragiteretse kiramwanga niba ino minsi cyabonye Tesha arimo aratwika kikavuga ati nahanze noneho kumana umva man umva se tuba dufunguye YouTube channel twazajya dukoresha none rero umva ikintu cyambabaye buriya nari nzi yuko abantu bose twakoranye nari nzi ko nifungura YouTube channel biri bubashimishe bakavuga ati none na Brian nawe naziko duko izina ry'Imana kureba nka kwebwira Venge nari nzi yuko nifungura YouTube channel abantu bose nyine twakoranye bari bwishimo bakavuga ati none ewana Brian none birangiye none nawe afunguye YouTube channel bagahita bamfasha nyine bakamfasha ko nta kintu kimwe twari tuzi kijyanye na umbe nanjye bangiriye usikiru nabonye ngeze kuri YouTube ikora ko twahise batugira monetize none bakazajya bareka muri YouTube studio kuna amafaranga yiyandikaho azambabaza nese amafaranga bazayaduha gutya bayaduha ibintu tuyakoreho tuyafateho Kiramana akambwira ati we ntacyo urabona usikiru nahise nkora nahise mvuga rero reka mfata amafaranga ko kandi kadiri nari ngiye kwikorera ndavuga reka mbe nkaretse mbanze nguremo kamera n'ibikoresho byose none tujye dusora n'ishusho nziza bro umva Vanessa niba ninde uvuze ngo umva Vanessa yishimye umva igiti urimo uravuga ugomba kuba specific kubera ngende umutinganyi na Brian n'umutinganyi hitamo igiye gitinganye numva nukazajya uvuga ngo wagitinganye utaba specific itoranya muvuga ati wagitinganye we du cyangwa wagitinganye we Brian twagiye mana we sha abantu muri comment ndabingize ni mufungure YouTube channel nushaka ujye ugenda ushyire ibintu bya siporo ariko umenye ngo nayo yakenyereyeho YouTube itanga amafaranga umva kandi amafaranga nyine atarimo kujya guhangana n'abantu atarimo kujya guserera n'abantu yawe niba ufite content mugomba kwereka abantu uri kumva umugisha wanjye n'umugisha wa Dumba ni ibintu bibiri bitandukanye hari umugisha Imana yakugeneye kandi uko byagenda kose umugisha uzakugeraho hari umugisha nanjye Imana yageneye uko byagenda kose bizakugeraho nese ubundi ubu ndakarira ko bitari bunyibukeho ngo bikujyeho nese Brian bro amafaranga wayabonye wa mugane w'agasuku wanshiriyeho umanza wumve se ashyirwe mu mwoko umva ariko Dumba Dumba abaniga bafashe igiceri cya YouTube bro erega bubatse amazu umenye yuko abaniga bafashe igiceri cya YouTube bubatse amazu
bubatse ibinuza byose harahiye. kandi noneho twebwe dukora ikiganiro rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu minsi ibiri, uri kumva? ntabwo tugikora buri munsi, tugikora nyine buri munsi cyangwa se rimwe mu minsi ibiri. none ibaze wenda none hariho n'abandi bantu bakora ibiganiro ugasanga ku munsi ya produce n'ibiganiro nka bibiri. Mana, abantu bafite amafaranga ahangaha nimukazajya mukina. Mwese mwaretse nkazi Kigali aho kugira ngo ube kumwe na Tesha oya, wenyine. tugiye kuza aho ngaho, tugiye kuza agacano, tugiye kukimurira mu minsi iri imbere. Umva nimumenyere, nimushira mu biganiro byanyu mumpese. Umura ko tuzaba turi aho ngaho se byihoreze. Mumpese. Na Tesha azaba hari. Tesha azaba adahari noneho. Oya, azaba hari arimo arapurayinga. Hano hari abagore ba Tesha nka 6 baramutegereje. Naza twari inyanya ze. Nuko naza twari inyanya